nafashe imodoka naragiye ntega muri gare Nyabugogo njya Kampala guhura n'umuhungu twakundanaga ku mbuga nkoranyambaga. Nenda kugerayo arangije akuraho telefone, afunga telefone. Yo! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. God forbid. Hey! Hi guys, hi everyone. Kanise kumeze neza, amakuru yanyu mumeze gute? Oh my god, I missed you so much. Narimba kumbuye mwumve ngo yo mana yanjye. Nareba gukuntu bamwe bajyaga banyandikira Diana wagiye hehe, turakumbuye, dukumbuye ubusobanuro bw'amazina, dukumbuye stories dutera, dukumbuye inkuru, dukumbuye abatumirwa. Mva nkabireba ariko murabizi nyine kubifatanya na business biba bigoye, ariko I am back like I never left before. Ibintu by'amabara abantu bagiye bakora, ariko ari ukuntu umuntu akora amabara akumva nyine birarenze, akagira ngo nta gakira umuntu, akumva ibintu yakoze, akumva nyine akwiye gucibwa muri society cyangwa se sinzi bitewe n'ibyo bintu uko bimeze. Hari abantu rero bagiye bansangiza ibintu byagiye bibabaho. Ese nibaza wowe udukurikiye, waba uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu, ariko cyane cyane ndabaza ku bakobwa, hari ikintu wigeze ukorera umusore, like umukorera ikintu muri icyo gihe, hanyuma icyo kintu umaze kugisohokamo ukajya wicara kuvuga ati uriya yari njyewe cyane nasaze biro nabikoze. Cyangwa rero hano nabakusanyije hari ibintu byinshi nyine bagiye banyandikira, nzajya ngenda mbabwira bikeya. We listen, we don't judge. Abantu bagiye banyandikira gusa ikintu nabonye, you guys, abantu barakunda pe. Siko naje gusanga banza singira urukundo, kuko hari ibintu ubona cyangwa se umuntu akubwira ukibaza ese ibintu byarabaye, hanyuma muze kumbwira namwe muri comments ese ni iki kintu waba warakoreye umuntu ukunda to the extent waje kubisohoka mukajya bibaza uriya yari njyewe. Uyu rero oh my god, uyu yaravuze, yarambwiye ati mfa njyewe wibaze ko nigeze gufata inguzanyo nihereza girlfriend we kugira ngo atugume kure, hanyuma shabirangiye n'undi ntiyabo wanjye. Yo! Can you imagine? Yafashe inguzanyo ahereza girlfriend w'uwo mutipe. Urumva hari umutipe yari afite abakobwa babiri, ariko ndafite uwakunda cyane. Hanyuma uwo mukobwa afata inguzanyo kugira ngo ayihereze umukobwa abavire mu buzima, amureke amusigane n'uwo muhungu we. Finally n'ubundi birangira atabayewe. Can you imagine? Inguzanyo. Inguzanyo. Uyu nguyu nawe yarayandikira aramubwira ati umva, we listen, we don't judge. Nunjudging Diana bikimbiye. Ibaze ko boyfriend wanjye namwoherereje itike, amafaranga yo gutega kugira ngo aze gushingura nyogokuru wanjye. Jesus. What? Yamwohereje itike tuvugisha ukuri. Ahangaha wenda ibi byo ntabwo birenze cyane, sibyo? Kuko ndabizi ko namwe muri mukurikiye harimo bamwe mwagiye muhereza amafaranga abasore. Ndabazi pe. Bamwe muri mwebwe ninde muntu muri mwebwe ugizohereza amafaranga umusore, cyangwa se nk'ukuri wenda umusore ashaka kukuguza akakugujije birumvikana, ariko ibaze kugira ngo umutipe akuga ati nta mafaranga mfite, nta tike mfite. Wagize ibyago ari wagize ibyago warangiza ukamwohereza itike kugira ngo aze gushingura nyogokuru wawe mwahaje kumuzura. Yanciye inyuma aho kugira ngo ahindukira nsabe imbabazi, aba ari njyewe njye kumusaba imbabazi kugira ngo tugumane. Jesus Christ.
hari ibintu numva nkumva biranarenze ibaze yamuciye inyuma o kugira ngo umutipe yamufashe o kugira ngo umutipe ari ujya gusaba imbabazi umubebi aba ari ujya gusaba imbabazi just kugira ngo bagumane. Finally birangira n'ubundi akomeje kumuca inyuma umutipe birangira namukatiye. Yo mva iyi ni red flag ni ukuri kw'Imana nje I don't know how umuntu aguca inyuma ukabibona. Okay, wenda bishaka kubaho akagusaba imbabazi ariko ibaze ko nta mbabazi yagusabye baby girl ukifata akaba umusaba imbabazi ari wo guca inyuma. That's embarrassment. Iyo na embarrassment ya danger kusimbyumva. But we listen, we don't judge. Yeah, we listen, we don't judge. Ako yarambwiye atumva ibaze ko namuhaye inkwano zo kugira ngo ankwe amukwe arangije abari nawe wishyura imyenda bazambara. Ese ubwo nimba arishyuriye but we listen, we don't judge. Ariko reka mvuge kano kantu nimba arishyuriye inkwano ukishyura inkwano just kugira ngo bagukwe ugende umugore ukishyurira imyenda y'ubukwe kwishyura decoration byose ese umugabo azabasha kugutunga cyangwa n'ugiye kwitunga ibya bindi ngo ndongora nitunge. God forbid, God forbid. I mean God forbid can never be me, I swear. Listen, we don't judge. Uyu mukobwa yakoreshaga amafaranga ya Minerval bamuhaye urumva kugira ngo aguriremo telefone umusore bakundanaga kandi unfortunately uwo musore yanamucaga inyuma. Like uyu mwana bamuhaga Minerval bamuhereza Minerval kugira ngo agende yishyure Minerval arangije ayiguriramo umuhungu iPhone. Umuhungu utari n'umwizerwa. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Hanyuma se Minerval yo kwishyura wayakuraga nyine hari ukuntu babwiraga bamnyandikira guduca ariko nibangewe ndashaka kumenya Minerval yo kwishyura urumva iyo baguhaye Minerval uyiguriyemo umutipe iPhone so iyindi uzishura wayakuraga hehe wabigenzaga gute barakwirukanaga like nago story irangiye my friend turangirize inkuru neza. No umva sasa uyu nguyu yo oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nafashe imodoka naragiye ntega muri gare Nyabugogo njya Kampala guhura n'umuhungu twakundanaga ku mbuga nkoranyambaga. Nenda kugerayo arangije akuraho telefone afunga telefone ibindi ni amateka. We listen, we don't judge. Jesus Christ, what? Yeah, we listen, we don't judge. Ibi bintu ndabizi ku bantu benshi. Ndabizi ku bantu benshi. Reka turekera aho ngaho nimba byarakubayeho nawe mbwira. Ushawe ko utarugiye Kampala ariko hari abantu nzi bajyaga kureba batipe no muri Kigali. Ahubwo tifata moto unsanga aha ngaha ndayishyura. Wahagera umutipe agakora telefone. Cyangwa se wanadira akatuka ati naguca kubonana nawe. God forbid. Hey! What? Umva noneho uyu nguyu wanyuma. Reka ndahita ndekera ngaha izindi nihangane ntuye ku muhanda nyine murumva n'imodoka ni byose. Murumva amahoni nimba ari amahoni. Nihangane. Yeah. Uyu nguyu rero sasa niwe wanyuma tike kuvuga we listen, we don't judge.
God. We listen, we don't judge. Namucumbikiye iwanjye arwaye covid kugira ngo atagenda ngo yanduze umuryango. Amen. Umugore we n'abana be mucumbikira mu nzu yanjye, hanyuma finally aza kuba ari njyewe wandura covid. We listen, we don't judge. Guys, I have to stop from here. Kandikira ahangaha gaho nimumbwire ukunda umuntu bingana iki ku buryo sinzi umwitangira, ntunamwitangire gusa ahubwo ukitangira na famiye ye. Urabizi ko ari married man, ntabwo azagushaka wenda ari umusore ushobora ati ahari azangira umugore tuzabana bla 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 bla, you know. Ariko umuntu abizi he is married, he got kids, wife. Ariko urimo urakora ibintu by'ikirenga. Eske you want to be a second wife? I don't know. Hey, we listen, we don't judge. Guys, ngaho nguko rero namwe mutubwira ibintu biri weird mwakoze, mwakoreye abatipe cyangwa se mwakoreye abakobwa, hanyuma finally mukaza n'ubundi urwo rukundo ntirukomeze, ko akenshi ibyo bintu ubitekereza iyo urukundo rwarangiye nyine rwarabaye successful saba, ariko akenshi bikunze kutaba successful. We n'iki kintu ugeze ukora umutipe cyangwa se umusore utekereza ko ati mana narindi ikigori, ibi bintu ntabwo byari bikwiriye, uyu ntabwo yari njyewe, uyu nguyu. Ibyo bintu ni biki tubwire. Hanyuma rero thank you so much, remember to subscribe. I love you guys. Bye, tuzasubira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. See you. Mwah.